Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ikaze kuri YouTube channel. It's your girl Chris Hoza. Harashize igihe mbemerera vlog aho tuzabwirana amakuru y'iminsi ishize kuko twari tumaze iminsi tuguranyeho. Sinzi nimba bamwe muri mwe mwarabibonye ko ntabwo nkihari nka mbere, ariko ndahari nubwo ndi muri rwinshi cyangwa se bamwe bavuga kubura. Anyways, mwe mumeze gute? Njyewe amakuru ni meza. Ndashaka ko twaherukanaga muri vlog nk'ukwa gatatu kuri gushira, ukwezi kwa gatatu kuri gushira cyangwa ukwa kane kuri gutangira. Narindi muri iyi minsi ishize, narindi gufata umwanya wo kwitaho, gufata umwanya wo kwitekerezaho, gufata umwanya wo kureba ese Chris Hoza ni umuntu ushaka kugera he mu buzima. Ese Chris Hoza ni iki wakora kugira ngo ube a better version of yourself muri uyu mwaka wa 2022. 2022 itangiye ejo bundi, ariko ndebera igiye kugera hagati. It's crazy. So gufata umwanya wo kwitekerezaho, kwiyitaho, physically and mentally. Physically tuba tubyihoreyeho gato kuko muri kubona hano nk'urugero nk'ibi bisuko bimaranye hafi amezi 2 cyangwa 3, bitangiye kunsazana ku buryo ntangiye kujya mbishakira ukundi kuntu mbisokoza kugira ngo listen, let me tell you guys the truth. When I don't know what to do with my hair, I just stay stuck. Like I can't take it off. I can't go and just tell my hairdresser to do something that I'm not sure I want. So niyo mpamvu usanga hari igihe ntindana nk'ibisuko. You guys, it's crazy. Mumbye nimba namwe arakomeza nk'ubwo sinzi icyo nshaka gukoresha uyu musatsi. Nimba mufite ibitekerezo mumbwire. So anyways, turabana muri iyi vlog. I'm so happy to be back. Ndaba ndi kubaganiza gutya mu majwi, mu buryo bw'amajwi ariko n'amashusho of course. So mwe mumeze gute? Mwe muratangaza iki? Munsigira aga comment hano hasi nimba muri gukunda iyi vlog, nimba ukunda uburyo ndi kuvugira amajwi inyuma y'amashusho. N'ubwa mbere ngerageje ibi bintu, ariko kuri uyu munsi numvaga ntafite amagambo menshi yo kuvuga igihe nandi gufata aya mashusho. Ntumbaze impamvu, numvaga nshaka just gutuza. Wari umunsi nari ndi mu rugo umunsi wose, numvaga nshaka gutuza nkaganira namwe mu bundi buryo butandukanye n'ubwo dusanzwe tuganiramo. So ku bantu banzi, yego ndacyakunda indabo, ndacyasarira indabo zanjye. Ndakeka ko nta vlog izagica hano ntaberetse indabo zanjye. You guys, listen, they are my babies. Aba nibo bana banje, okay? Kandi batangiye kuba benshi. Usko bashobora kuba bageze muri nka 16 gutyo. So tugiye kumaze kugira nk'ubwoko nka 16 bw'ibiti hano. So buri gitondo ndacyabyuka nkazireba, nzivomera rimwe mu cyumweru. Hari abantu bambajije inama nyinshi kuri Instagram, muri DM. Ese ubigenza ute? Ese uzitegura gute? Nzagerageza uburyo muri vlog itaha nzabaha how can I name it? Nzabaha udukoryo cyangwa se inama z'ukuntu nawe watera indabo cyangwa se watunga indabo mu buryo bwiza kandi butagoranye na gato. So muri make, I am addicted. Iyo ntameze neza, mfite amafaranga, njya kugura nk'ururabo kuko zituma mererwa neza, zituma ngubwa neza. I don't know, zabaye nka therapy yanjye, zabaye nk'umuti wanjye. Sinzi uko nabisobanura. Nimba hano hari umuntu wumva icyo nshaka kuvuga, amfashe hasi in the comments. Ndabizi ko ntari njyenyine, cyangwa namwe muzabigerageze muzareba ukuntu bifasha. You guys, again, I think I get it from my mom. My mom is amazing. She is good at it.
indabo hafi ya zose mfite hano niwe uba wazinyohereje zikava mu Bubiligi zikaza mu Faransa, utwana tukiri duto nkadukuza nkagerageza. Anyways, it's crazy, okay, but I can talk about this for hours. Nandi kuvuga ko nafashe umwanya wo kwitekerezaho muri iyi minsi ishize, umwanya wo kwitaho. Ntabwo nshaka kubabwira ibintu byose. Ndi umuntu udakunda kubyina mbere y'umuziki. Ndi umuntu ni ibintu nize kera, ntabwo ari ukuntu nari meze kera. Navugaga ibintu bitaranaba, nkumva narashyuhaga cyane. Hano niko bavuga. Ariko buhoro nize kukanyamo. Yeah, this vlog. Buhoro nize kutabyina mbere y'umuziki, nkajya mbika ibintu muri nge, nkabitegura mbere yuko bimenyekana. So hari ibintu byinshi ndi gukoraho, hari ibintu byinshi turi gukoraho, njye n'umukunzi wanjye murabizi. Hey, okay, shout out to my boyfriend, my partner, umuntu tubana muri byose. So he's been amazing with me. He's been so supportive. He is an amazing person. Ahangaha niho ubonera vraiment umuntu muzima, umuntu mugendana muri buri kintu mu buzima, muri buri kintu ushaka kugeraho, muri buri kintu ushaka gutangira, mu byo ushaka kuvamo, you know. So I have great things in store for you guys. Hari byinshi turi kubategurira, hari byinshi ndi kubategurira, hari n'ibyinshi ndi kwitegura njye ubwanjye nkuko nakubwiye. Ndi kwiyubaka mu buryo butandukanye butari ubwo no kuri social media. Hari ibintu turi gukoraho ubu ntabereka muri aka kanya, ariko biri exciting. Bimwe muri byo tuzabasangiza, ariko again, stay tuned, ube hafi, ukurikire Chris Hoza, ukurikire Abe Workouts on his platforms. Udukurikire uko turi babiri, kuko hari ibintu turi kubategurira mu minsi iri imbere. Bizafata igihe cyabyo, ariko turashaka kubibategurira neza. Ntabwo nshaka kubivugaho ubu ngubu, ariko it's so amazing. So muri iyi minsi nibyo ngibyo ndi kwirukamo, nibyo ngibyo turi kwirukamo. Checking things, getting phone calls, paperwork, making sure everything is good. Yeah, so stay tuned, you guys. Ikindi kintu cyaranze aya mezi navuga, abanyarwanda barabizi, ukwezi kwa kane n'ukwezi twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ubutumwa bwanjye buracyari nk'ubwo nabahaye umwaka ushize. Hari video nari nakoze. Reka twe rubyiruko cyane waba wari uhari waba utari uhari, wibuke ko ejo hazaza h'igihugu cyacu cy'abanyarwanda ni wowe kireba. Iga amateka yabaye mu gihugu cyawe, uyamenye kugira ngo umenye uko wubaka ejo hazaza, kuko nitwe turi kuhubaka. Tushake amakuru hirya no hino kugira ngo twimenyere ukuri kwacu ku byabaye. Tureke gupfobya jenoside, kuko niko tupfobya amateka nk'ariya. Ni ibintu ntajya numva. So uku kwezi kwa kane, muri aya mezi actually yo kwibuka, igihe mfata nkanatekereza ku gihugu cyandeze, kuko umwe mu babyeyi banjye ni umunyarwanda kandi sinavukiye mu Rwanda, ariko
u Rwanda rwambereye mu rugo, ni mu rugo, ndi umunyarwandakazi ijana%, ibyo wambwira byose I don't care. So iki ni igihe ntekereza ku Rwanda nkunda, nkumva amakuru, nkareba ibiganiro bitandukanye, ubuhamya cyane butandukanye bw'abantu batandukanye. Ni ibintu fata igihe noneho gifatika cyane iyo tugeze muri aya mezi, nkumva vraiment ibyabaye nanjye kugira ngo mbimenye, kuko sinari mpari icyo gihe, nari ntaravuka. So umbwire hano hasi in the comments wowe icyo ukora nk'umunyarwanda mu gihe cyo kwibuka. Ese wowe wibuka ute? Kandi nanone nihanganisha abantu banyuze muri iriya minsi, muri biriya bihe bibi, mbifuriza gukomera kandi ko batari bonyine. Tukiri ku Rwanda, abantu bakurikira showbiz cyangwa se amakuru, abazi neza skandale yabaye ejo bundi, n'ibintu byo muri Miss Rwanda, n'ibintu of course umunyarwanda hava akagera uri kuri social media byamugezeho. So nabyo ni ibintu mba ndi gukurikira, mfata umwanya nkumva uko buri muntu wese agenda abyanaliza, abyinterpreta. Kuri njyewe birababaje ko biriya bintu byabaye, ni ibintu abantu rimwe na rimwe bajyaga bambwira, nkumva nanze kubyemera, kuko numvaga nta muntu watuka igikorwa nka kiriya akagitesha agaciro kuriya, akizanamo ubwo bugoryi. Munyihanganire imvugo yanjye, ariko abizanamo izo ngeso. Again, ntabwo uri kuregwa icyaha cyari cyamufata, ariko byaba bibabaje kimufashe, kuko ni ibintu bitesha agaciro igikorwa cyiza nka kuriya, giha abakobwa amahirwe yo kuzamuka mu ntera. Byaba bibabaje ko kigize isura imeze kuriya, byaba bibabaje abakobwa babigendeyemo, byaba bibabaje amazina yaba agiye kwicwa kubera iriya ngeso. Nafashe umwanya wo kubaza abantu banjye kuri Instagram muri segment nita ikibazo cya buri wa mbere, ndababaza uko babyumva. Byarantunguye kubona abantu bavuga ati ngo iriya ntabwo ari ihohoterwa, ngo uba wasabye umuntu ngo akaguha, ariko mwibuke ko ntabwo bari abantu bangana, umwe aruta undi, kandi umwe ari muri position nini, muri position ya pouvoir, y'ububasha kurusha undi. Rero biba byoroshye koza umuntu mu mutwe iyo umwe afite authority kurusha undi. Sinzi ukuntu nabasobanurira abantu bazi amategeko. Ndakeka ko mu nkosore nimba nibeshya, ariko umuntu uruta undi mu bubasha ntabwo ya profita uwatarusha ububasha, ngo kuko ngo nukora ibi nzaguha ibi. Ni ibintu biri illegal, ni ibintu conditions zo kugera kuri iriya kamba zari zizwi. Bamwe bari amajoro batora ibiki n'ibiki, kumbe hari n'izindi conditions zo mu buriri tutazi. So biriya bintu nimba kuko ari byo, again, ntabwo icyaha cyari cyamufata cyangwa se cyari cyabafata, situbizi. Ntabwo ni urubanza ngo ruri kubera muri private, ariko amakuru buriya azagenda amenyekana buhoro buhoro. Ariko ubu ngubu mba nkora iyi vlog, ntabwo twari twamenya nimba ari guilty or not guilty. Ntabwo icyaha tuzi nimba cyaramufashe. So ni ibintu navugaho igihe kirekire, ariko njye nuko mbyumva. Again, abantu bose bafite ukuntu babibona, ariko abana b'abakobwa bacu tureke kubaprofita n'agasuzuguro. Ni nkaho bumwereka ko ayo mashuri wiga ibiki n'ibiki ugeraho ntacyo bivuze, ahubwo condition ni uko uca mu buriri bwanjye, cyangwa se nuko ntabwo ako ni agasuzuguro. kandi ntabwo nkeka ko twifuza ko abana bacu b'abakobwa baba mu isi nk'iyo, aho abagabo babasaba ibyo bintu kugira ngo bahe ibyicaro mu myanya ikomeye. Ariko nanone ku bakobwa twigirire icyizere, twige kuvuga nitubona ibibazo nk'ibyo ngibyo, nitubona abantu nk'abo ngabo, twige kubabwira hoya, tukareka gutinya
abo bantu badusaba ibyo bintu kuko ntabwo aribo batugize, kandi of course ni n'ibintu biba ku bahungu. So again, tureke kureka abantu nk'abo ngo baprofite kandi ngo tubamenye maze tureke bakomeze bagendagende mu mayira. Ntabwo tugomba kubabikira ibanga, ntabwo tugomba kuba proteja. No, abantu nk'aba ngabo ntabwo bakwiye kuba muri iyi sosiyete aho basenya umuntu n'indani, ukabona umuntu ari kugenda ariko yarasenyutsemo indani. Anyways, ni ibintu navuga amasaha n'amasaha, ariko reka mbendekeye. Mwe namwe mumbwire hasi in the comments uko mubyumva, ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo. N'abarundi namwe mutubwire, ndabizi ko hari abarundi bari kureba iyi vlog, nimba ushaka gukomentingaho utubwire, okay? Ikindi kintu nari maze iminsi ndi kureba nacyo ni amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, kuko mba mu Bufaransa. So ni ibintu nabyo nagerageje gukurikira. Ugomba kumenya umuntu kuyobora, nubwo njye ntabwo ndi muri politiki, ntabwo nkunda politiki na gato, ariko hari ahantu ugera ukavuga ati ndashaka kumenya umukuru w'igihugu mbamo ni muntu ki, ni izihe gahunda ashaka kuzana muri iki gihugu, ukamenya gahunda, ukamenya ejo hazaza, ukamenya system ubamo. Mbere y'uko nsoza iyi vlog, tukivuga mu kwiyitaho, ubundi buryo bwo kwiyitaho ni ugukora siporo. Gukora imyitozo ngororamubiri ni ibintu bingora birangora pe, ariko nshimira umukunzi wanjye kuko ntababeshyi ampera ingufu mu buryo wenda bugoye gusobanura, ariko iyo mbonye ukuntu yitanga nanjye mba numva nshaka kwitanga. Ntabwo ajya ambwira ngo ugomba cyangwa iki, ariko ni ibintu bimutiva ukuntu mbona yitanga, murumva uhita ko byose bishoboka. So muri iyi minsi ni ibintu ndi kugerageza gushiramo imbaraga. Nanone muribuka ko umwaka ushize twigeze gukorana ukwezi, ankorera ibitangaza. Nimba mubyibuka, nsiga agafoto hano mbereke mu byumweru bine ibintu yankoreye. So ni ibintu ndi gushiramo imbaraga, cyane cyane mu buryo bw'imirire, nkarya ibintu nitayeho neza, bitunganyije, cyangwa se bitarimo ibinure ntakeneye, umubiri wanjye udakeneye. So again, shout out to him, unyandikira ibyo ngombwa kurya, akampa inama zo kumenya ukuntu ngenzuye umubiri, uburyo mukoresha, aho ntingufu, aho ntata ingufu, kugira ngo mwubake umubiri wanjye nanjye ukomere mu buryo bwanjye. Buri muntu wese afite uburyo bwe, of course, nubwo bigoranye. You guys, hari igihe njya guhaha nkabona nk'akantu nkumva nagaterura, hari igihe nciko nkagaterura. I'm just saying, it happens, okay? I'm human, I'm not perfect, but I'm trying, and ndi umuntu utagitekereza kuzata ibiro. Ndajya ku biro umubiri wanjye ufite, ntababeshyi ndi nko mu biro 75, naho ngaho mba ndi. Ahubwo ikintu gihinduka iyo ndi kurya gutya ibiryo bizima, cyangwa ndi gukora siporo, igihinduka ahubwo ni uburyo umubiri wanjye ugaragara, ni amaforme yanjye arahinduka. Ariko ku munzani ibiro byanjye maze kubona ko bitajya bihinduka cyane, kandi ntabwo cyari ikibazo. Icy'ingenzi ni ukuba healthy, ni ukugira ubuzima buzira umuze. Hariya niko bavuga ubuzima bwiza nicyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ntabwo ari kwishonjesha ugata ibiro ku buryo mbega umuyaga ugusunika ukaguta hariya. nawe buri muntu ateye ukwe, tuteye bitandukanye. Niyo mpamvu iyo ugize amahirwe ukabona nk'umucoach, umuntu ukugira inama, ugufasha kumenya umubiri wawe uko ukora, mukabitegura, mukagira iki, kuko ushobora gukurikira ibyo ngewe nkora ugasanga ntabwo bikoze kuri wowe. So aba workouts project ya my boyfriend ni igikora, ifasha abantu guta ibiro, gufata ibiro, waba ushaka
kujya mu marushanwa, hari igihe njya mbereka amarushanwa y'abantu baterura, waba ushaka just nkanjye kwituriza ariko ukamenya ibyo ushira mu mubiri wawe, ni ibintu yagufasha. Ntabwo ndi kuvuga ngo abantu beza ni abananutse ni ababyibushye, no. Ese wowe wibona mwiza gute? Nimba wumva nta kintu ukeneye gukoraho, nta kibazo. Nimba wumva gihari, gikoreho. Nizere rero ko tubwiranye amakuru. Again, ku byo twaganiriye hano muri iyi vlog, ntegereje comments zanyu hano hasi. Ese iyi video mwayikunze? Wenda ni Christmas utamenyereye kubona, duhura kenshi mu ma reaction video, mwamanzaniye nk'utuvido rimwe namwe tumyica, hari abanzanira ingoma ziteye ubwoba nkumva intebe nayita hasi nkabyina. Ariko ama vlogs icyo nyakundira atuma tunamenyana kurushaho, tuganira, mbaha n'ikintu kiri authentic, ikintu nabateguriye kuko video tuba dushaka kwereka urukundo, video reaction tuba dushaka kwereka urukundo abahanzi bamaze gutegura ibintu byabo, sibyo? Ariko hano ninjye baba bateguriye iyi video. So ni ikintu mbona cy'agaciro nk'umuntu ucreatinga content kenshi cyane bishoboka, nubwo uwo mwanya nanone kuwubona bitoroshye, ariko guha abantu be ibintu nawe ubwe yabateguriye kuva kuri A kugera kuri Z, aho mfata igihe nkabaganiza, nkabaha content yanjye ubwanjye 100%. So mumbwire ukuntu mwakira vlogs zanjye, ese ubu buryo bwo kubaganiza mu ijwi, amashusho nari kugenda mu buryo bwayo, murabwumva gute? Mumbwire. So yeah, mwibuke mukande subscribe kugira ngo dukomeze tubane, kugira ngo ntuzacikwe n'ibindi biganiro mba nagutegurira no kuri YouTube channel, unkurikire kuri Instagram, byose ndabisiga hano, maze ubundi tujye tubana ku mpande zose zitandukanye kugira ngo ntugire ikintu na kimwe ucikwa. Nk'uko nakubwiye, hari ibintu byinshi turi kubategura muri mwaka wa 2022. Ni umwaka wo kuzamuka mu ntera, ni umwaka wo kurenga aho twari turi muri 2021, right? So stay tuned. Thank you so much for watching. Ndabakunda cyane cyane cyane. Ubwo naho utamu yindi video. Bye.